uba ari papa wanyu yavuga rimwe byose bigahita birangira nuko nawe ntiyabijyamo ntago yabijyamo rwose ibyo ngibyo we sheri sheri karibu nari mukumbuye ndagusuza mu mawe yagiye nta mpamvu hanyuma ugeze hano tuje gukora iki uje gukora iki hano sheri mama mwihorera umeze ute hanyuma se ko nahakwirukanye nanjye wakora mu rugo rwawe mama aretse nkaza mvugana n'umugore wanjye Lewis niko urakora iki hano nje mu rugo rwanjye nese uri kumva nje nahakwirukanye ntazi ko ari mu rugo rwawe se ahubwo warakoze gutuma nyine nitekerezaho kano kanya nta burenganzira ufite mu rugo rwanjye habe na buto wera ndavuze ngo sohoka ahubwo yesohoka wowe sohoka rwose nitugorane isohoke aha si mu rugo rwawe nta kintu hamara washyingiye umuhungu wawe urahamara iki niki uri kubwira gutyo hari undi se ndi kubwira niki kikumaze ubwoba mukobwa nakubwiye akanya namenye agaciro k'urugo rwanjye mama wakubashye umugore wanjye ahanga hari mu rugo rwe ndakeka ibyo ngibyo bizi aho kugira ngo umusore wenda kumenyesha ko yagusohora kabisa Lewi ni wowe mama ndagira ngo umenyeshe ko urugo ari urwanjye nawe wera ubu ngubu uri mu rugo rwacu urugo rwe si mahanga hano wakaretse umuhungu wawe agatuza kubaka nimba utarankunze ntuzadusura ariko nanone ntuzatubuze kubaho uko dushaka birakabije ngewe ngarutse hano nako bundi turi gupfa umaze njyana wazanye nkagufasha njyana mu cyumba cyakora ndumiwe bakugaburiye iki wari uri ni amavubi aho nabaga se wabaga ni ibiki oya nyine ndabyare gano niyo Lewis yego uje kunsuzuguza umugore wawe mama nawe uje kunsuzuguza wera ahubwo uri kwisuzuma imbere y'umukazana wawe ngewe nta kintu nagukoreye nakubera umukazana mwiza wera ku munsi ubukuranyanga kugeza amagingayo ese wumva byagenda bite Mimi hari ikintu ushaka kukubwira ariko Jacques buri gihe duhura hari ikintu ushaka kumbwira ko utari bumbwire ubuteshwa bwawe bumwe gusa ibintu ngiye kukubwira bidufitiye inyungu twembi birimo igiceri se cyane ndabura numve ngiye gufata risike kukwizera nkubwira ibintu ntakagombye kukubwira kugira ngo iyi deal tuyijyanemo neza wishe se nizere ko ntazabyicuza wapfumuye banke se mbwira wowe uko gahunda zestaye icya mbere Jacques ntabwo ari izina ryanjye rya nyaryo Drama King ubuze none ndamenye ugiye kunyiniriza iyihe ntabwo hano turi gukina filime sheri ngo uri sereda ntabwo none uri gukina muki witwa nde ariko noneho Mimi najya nahumirwa izina data yanyise ni Ezekiel kuki Uwera n'umugore wanjye w'isezerano ninje mu buzima bwa Belinda ari amafaranga mukurikiye waburetse gato wimvanganyikije jana ngo mfite ubwonko bwo kuwituzuhurutura ibintu byose ukabinkira ku muntu Mimi baburetse gato ngo tega amatwi
Uwera n'umugore wanjye w'isezerano. Amora n'umwana wanjye w'imfura. Naje mu mujyi nje gushaka ubuzima, ninjira mu buzima bwa Belinda nje gushaka amafaranga. Ibyakurikiyeho byose ni amateka amwe namwuzi. Naho uyu munsi ndashaka ubufasha bwawe rero. Icyakorwa cyose kugira ngo urugo rwa Uwera na Lewis rusenyuke tugomba kugikora. Oya wenda kuba urimo urahimba ibintu ntago ndi kubitindaho. Si ibyo bintu byabora? Mimi focus. Wowe ngira ngo Ezekiel yarapfuye. Byaje kugenda gute se none mana mwuka bya. Umva ko Mimi none ndi umukinnyi. Ezekiel yagombaga kwitwa ko yapfuye kugira ngo ubukwe bwa Jack na Belinda bukunde. Kumbe niyo mpamvu ubukwe bwangaga kuba. Ibyangombwa byari bitaraboneka. Ku izina rye noneho ubu ndemeye Mimi ndi marayika neza. Uwera yemera kwana na Lewis azi ibyo bintu cyane. Muri abarozi nize aka kava kajya noneho mwebwe mbuza ahantu mbashyira. Na ubu tuvugana n'ubundi ayo mafaranga nagombaga kukurikira kwa Belinda nabonyeho makeya andasigaye Uwera azayavana kwa Lewis. Hari yandi nta mutekano mafite n'undi simbayeho neza ubwo ubucana umbwira nabi ariko hano ni wanje umuhungu wawe twarasezeranye. Ikindi ivanga mutongo. N'umugore wanjye wundi ivanga mutongo. Nabyo nshaka kubikwibutsa kuko buri munsi unyibutsa yuko icyo namukurikiyeho ari imitungo. Mwavanze iki? Wazanye iki mwavanze? Ubuse wowe ujya ku mugabo wajyanye iki? Aya mama yari afite ibintu dabya. Nese ngiye kumasuzugura abantu. Lewis. Aha niho bigeze kunsuzuguza umugore wawe? Mama ari kwisuzuguza bwo mbere y'umukazana wawe. Niba ukoze? Imbere niba unkore imbere y'Uwera? Mama ntago ari byo bikoze. Muzabyicuza. Akirire shedi. Kare umugore mwiza. Oya we muherekeza mwihorera. Ndi umuherekeza. Wibagisha koshi yawe. Naga telefone kawe gatumwakire. Mumanuke epfo ngo neza nabonye bamenya amazi mu kuri tasi dore bakecuru bashaka. Muzabyicuza. Owe mwita bamyorere. Aho muzankenera mukambura. Uwera. Ibyo nete bigaruka myorere yagiye. We, nahise ibyo tukabere ko byarangiye tukita ku biri imbere. Nta mpamvu undagiye maze iminsi ngahe ntuje kundeba urumva wowe utari ikibazo. We, hariya ngiye iyo ndamuka nkandagiye muri a rugo byari kuba bibi kurushaho kuko njye ntabwo nari gusohokamo nakujyanye. Nshaka nonaha ni ukubona amahoro yanjye sinshaka ko ukazongera kumagara hejuru kuko kano kanya agira ngo nsohoke uriya muryango undi muntu azawusohoka azasohoka niko bigiye kugenda. Njyewe ntabwo navuga uzi cyaze nitekerejeho bihagije. Owe rega buriya ikintu cyaburaga nuko njye nawe duhuza imbaraga kugira ngo turwanye bino bintu. Penda gushimye nari nzi ko ngiye kuvuka itushyigikiranye none numva nkubwire nari gusohoka nsohotse zitaduhana divorce. Bura umenye ubwenge iyo ushyigikiranye niyo kwita mvuga turi amungu n'uwanyine. No kuri pe ndamumenyesha ko nari wa mama ubwo ndo irire na mundi se ubungu garari kungaburira da irire rero muri oya sha nuse ngewe umvanze mu mutwe ariko nizere ko ari imitwe urimo uravuga ngo dukine atari ibyanyabyo. Ubu ugiye kujya mu mwanya wa Ezekiel? Ntago ngiye kujya mu mwanya wa Ezekiel. Ego rwese abahizi twatarana. Ni Jacques. We na Ezekiel. Ni izina rya Yesu. N'ibitama ni bimwe pe. Ako ushaka uri umwicanyi
cyangwa uri na maneko? Kweli. Wenda we sinagutindaho. Mbega indyarya y'umuko. Je baba we uwera ni kuri yateye. Muba mugiye umugambi umwe ati reka mfate sister undi reka mfate brother. Ariko ibyo byo mushaka ko mutarabiganiriyeho ko niba ushaka gusenya urugo. Ntabwo Uwera yabyakiriye nk'uko nari nabipanze. None se ko ari ukwivumbura. Wamufashe ute ku ngufu se ari umugore wawe? Ariko mana ngiye noneho ye baba we ndasaze. Uko byumva se ubwo namufasha gute ku ngufu? Ako Jacques tuvugisha ukuri. Nawe uremera ngo Lewis umuntu w'umugabo akurerera abana? Ntabwo agomba kunderera kuko ugiye kumfasha gusenya ruriya rugo. Cyakora kora. Undanguje inkuru z'ibidanje kabisa. Mimi. Kuva nabaho n'ubwa mbere umva umbwiye inkuru y'ibidanje. Mimi. Niba narakoze ibi byose utekereza ko ndi tayari gukora iki kugira ngo mbike ibanga ryanjye? Kwica. Ntabwo nshaka kukwica. Turi inshuti. Kuva kera nje nawe twabayeho dufashanya. Nagukemura utubazo ufite ukamarira umusonga. Ntaho bitaniye nabyo rero. Hanyuma ukumva ko okay. Sasa rero kangiye nkubwire. Iyo nzira uri gucamo uracyari mu rugendo rurerure. Nge naciye panya ubu ngeze kure. Ndi hafi kugera ku gasongero. Okay. Sasa rero nawo nkuko unzi neza. Nta cyanjye cy'ubuntu. Ibyo gusa. Kuko njyewe ukuntu nzajya kubikora mu bundi buryo bwanjye n'amafaranga natakaje n'ingendo na kaya nagiye ntakaza ugomba kubinyishyura. Ubwo rero nsubire wafashe umwanzuro wo kunyishyura. Nagiye Imana burangiye byarancanze ukuntu yifashe akabona ibyo yararimo gutubase ntiyabonye byaramuhombeye basigaye yambara ikanzu ndende akageza ku maguru akagenda na Bibiliya umusatsi akawusokoza neza ibintu nabinyabwatsi umukobwa nano yahindutse ati Mimi yahindutse ati inde Mimi esa wahereye gucengera navuga Mimi ntabwo namukubwiye yaje ubu sikagenda na Bibiliya da Mimi na Bibiliya ahubwo ndi kwibaza niba imirongo ya Bibiliya asigaye yizi nanga no kukigendera gucyo kumurimbo biva ari nk'inguruwe mu musigiti sibyo Mimi na Bibiliya ndambe ibintu birebire se mwahuriye he yaje hano se hariya kuri gate aje kugira nanga ko yinjira yambaye ingutiya ni ingutiya rumbiya ntabwo umukobwa ahatsikira umukobwa agamije iki umuntu yihinduye umuhanuzi baramuhanure cyangwa pastor bamusengeye yaba afite amavuta nabyo kumusengera y'igifute y'amavuta ariko atari yamenwaho na gakeya yarega nihabara rya satani nihabara ry'abazimu ntakuntu ryahinduka nawe niba undi mwana yahindutse uhita ujya gutangira kumuvugira ahubwo sinzi ukuntu yavuye mu kuzimu uriya mwana ntabwo yahinduka njye ndabizi neza nta kuntu ngewe wambwira noneho ndibuka Mimi iriya yagize kwibambaza ngo none yambaye ubuntu bureshya ngo bitewe n'ukuntu mujya muzi n'ibyo ndakeka yuko ashobora kubona rero kugira ngo yiyoroberanye kuri nde se afite none yihe gahunda mu kabyara yiyoberanyeho nta kuntu ngewe wambwira ukuntu uriya mukobwa yahindutse mu kanya gato nk'ako guhumbya barahindutse ngo bwa bujipa bukuyemo akunda naramusererezaga nabwo bwaduze utuntu ko kwiyambika ubucerega ariko wishyizeho nk'akaguru kambaye ubusa we namugiriye inama nubwo ngo ibyo niyo reba ukuntu Uwera gutanze umugabo yirirwa yambaye amarumbiya wowe ntuheze kwishyika nuko namubwiraga namubwira ati kwambara ubusa guhenura kugenda umeze nk'ihene ntabwo aribyo bituma abagabo bakureba hanyuma se ubu ngubu rega yatuma zifemba twaba twarabibonye kera nande twamushaka muba yambaze ifemba se nawe ntabwo byarashize pe ibaze ko namurebaga gutya nkavuga ni ariko nka kuriya aba yambaye kuriya uba ufite n'amatsiko zihunguye ivumbi
zirangije zitereka ku meza sanya na basebuja zifata kuto n'amafu kikoza amanani satana ahemba mbere ko iryo jambo nawe yarimbwiye ubu ni ibingibi koko pe imana ihembe satana ahembye mimi byo kuvuga gake ari kuvuga ngo yamumaze ifemba ese we wabaye iki noneho byakugendekeye bite si ukukubeshya urantunguye pe ku buryo utinyuka mama ese mama we ni Imana njye nari maze kurambirwa pe kandi ikindi nicaye nitekerezaho pe ndongera nitekerezaho mbona ko ari njye ufite ikibazo guta umuntu aza nkasohoka mu rugo rwanjye guta umuntu aza akavuga ngo sohoka nkagenda guta umuntu aza nkamwemera akajya mu cyumba cyanjye n'umugabo oya ajya dusura ariko reka nkubwire kongera kuza kumbwira ngo ngukina ngo bizakunda icyo cyo kimenye ni mama wawe ndamwubaha natemera kumbera mabukwe mwiza tuzaguruka mpaka nitekerejeho ndavuga njyewe ndicaye hano naho nicaye nawe yirwa angaraguza agati nataye urugo rwanjye nasezeranyemo ngaruka n'undi hano ku mukobwa naho navuye naho nagiye rero reka mvaho yita ku mukobwa we nze mu rugo rwanjye ariho duhanganira we ntabwo nifuza ko ibintu byo guhangana byo byana ntabwo navuga ngo ni uguhangana none si kumbwira ngo njyewe nicara gutya nkegama mama wakajya avuga ngo uwera ndavuze ngo singushaka nanjye nkahita nziga igikapu ngo ndagiye urumva amaherezo yaba yahe twazubaka bigenze bite ibi byose bizashira ariko reka nkubaze iyo wowe umbwira ngo ibi byose bizashira wumva wowe ubwawe nudahaguruka ngo wigire intare mu rugo rwawe uzaba intare mu gasozi we nayo ndabyemera kuko bavuga ngo ijya kuri shera ku rugo ibi byagombaga kubanza kubaho sibyo we nimba ari ibibazo bajya bavuga biba nyuma y'ubukwe ibi byacu byo ni dayimoni abandi ngo bahura n'ibibazo by'ubukene bagahura n'ibibazo wenda byo kutumvikana hagati yabo kuba bataramenyerana ariko twebwe ntituranahura n'ikibazo cyanjye na wenda ngo ntitwumvikanye tayari ikibazo cya mama wawe ngo pa we yego wenda amakosa ntabwo ari kuri wowe gusa nanjye mbabarire sinabashije kugushikamaho cyane njye narebaga ku mpande zombi sibyo we njye mba mparanira ko ntabwo nari kwishimira yuko twakomeza tubana harimo ikibazo hagati yanjye nawe na mama njye mba nifuza ko ibibazo byose byari gukemuka bikarangira bikava mu nzira tukabanaho mu mahoro niyo mpamvu natwaga ibintu gake gake wera kandi nanjye wanyumva ngerega ntabwo nanze kukumva byo nawe kuganda kumva 100%. Ahubwo ngewe icyo ndifuza ko uba intare mu rugo rwawe ntabwo uzajya kuba intare hanze. Ariko kubera iki abasore mwigira gutyo mukavuga ngo mukona nk'uyu mukobwa ngambaye tugufiya ngama bamaze ifemba kandi rajya nkabona ni abo ngabo ngo bambaye ubusa nibo murimo muri kundira murimo murya gutereta kandi tuba turi gufata ibyo bari kutwereka. None se ko n'abagabo bamaze no gushaka ashaka gushaka ngo ambara rumbi ariko nubundi akajya muca inyuma kuri babandi bagize gute bambaye babandi babicuruza. Ese ubundi mukunda iki tuzakimye tuvuge tuti niba ushatse umuntu wiyambika neza akikwiza ubwo ngo bagomba kuba ari uwawe ntabwo bagomba kujya kubyereka abandi. Urogereka abandi nabidandaza buri muntu wese yikora majya tubonye. Kubera icyo umuzana mu rugo warangiza ugahindukira ukajya mu gushaka no babandi bambaye utuntu tugufiya akarubu utajya kubijya kumuca inyuma nimba mutabikunda. Abo nabandi nari mbonye wambaza abo nabi wanyu sibo nk'uwanyumva koko ndi kugariza ibintu ko kumara yamfata mimi wawe se nyuma yo kuroga noneho ngo arakijijwe yarebye abona ibyo yararimo byose ni ubugoryi abona ko ibyo twamubwiraga byose ari ukuri. Urabizi ko ari waroze ntuza ariko gute ntabikeka ndabizi neza ubukwe bwose bwabaye ngemari ibintu byose byahabaga nabaga mbizi ko none se twenge nabikekaga nanuza n'amayene yambwiye ko abikeka twarabikeka ariko mu by'ukuri shabanza ari bepe none se umuntu avuye mu gukuramo inda akwema inda ahangaha yari muhitanye ariko cyakora mwana afite ubuzima nk'ubw'injangwe ubundi mimi inshuro asimbutse urupfu waza ni nyinshi pe nta nubwo azapfa gupfa ihinduranya nk'ikinyaru ariko n'ubishe ngo abantu bagufi bapfa bitinze n'ubundi nawe ntuzapfa gupfa ngeze nenda kuvuga ko muzaba mugufi njyewe ndakareka da ntatezerano mfitanye n'ubugufi nukungu aribyo nkishaka hari ibyo nkishaka ntabwo ndi gushaka nikoze gake uracyakurama mu myaka ya 42 nuko mpuze ndahuze muri no minsi ndahuze ndi gushaka amafaranga ntabwo ndagera mu gihe cyo gutekereza kuri ibyo byo kuvuga ngo mbe muremure
yego ye ndahuza kandi iyo uhuza hari ibintu bimwe na bimwe ushyira ku ruhande ukawubyihorera ndabona uburebure ntacyo bwamfasha muri ino minsi mu bintu ndi gushaka cyakora umpaye agakuru gashyushye n'izina ry'Imana ubu ngubu ngo ni pasiteri araza rwose aba yumva rwose njyewe niyo wabintera mu muti neza ukabimpa mu ese ngo nashimwe ese yagorwa yajya avuga ibyo akorera se akaba aribyo avuga mbabwire ahubwo no kumenya ikintu noneho akurikijeho nyuma yo gushaka guhitana uwera bigafata amarene ubu noneho arashaka guhitana nde bwe yambarikishwa ayo manuza biriya bijipo birebire ibyo bigute wabona birimo n'uburozi ahubwo cyangwa birimo n'ibindi bintu ntazi ari byo nagaruka nzabyesura ndebe wandayawe hagarara ku rugo rwawe nudagara ku rugo rwawe nta wundi muntu uzagara ku rugo rwawe nta nubwo buriya riga wari warakaye cyane ntiwamara n'umwanya basaje ngo nyine wenda njyewe ikintu nemera nakoze ikosa nakoze nuko mama we yansohoye muri alimentation nkaho nakaje ngo tubiganireho nkaza nkahita nigira inkunguzi nkafata ibikapu ngo ndagiye iryo koza ryo ndaryemera pe unambabarire iryo koza ryo nanjye iyo nza kwicara tugatuza tukaganira ku bibazo ntabwo byari kugera hano ariko nawe ikindi kintu nkunenga kuba nahise ko nagiye ntuze kundeba ntuze no kunshaka ubu ngubu yongera muri rugo koko harimo mama nicyo kintu nshaka rero ko wikuramo kumva nk'ahantu hari mama we n'umugore wawe ntiwahagera washatse ntiwavuye kwa mama ugiye kubaka umuryango wawe nese udashaka kubaka umuryango wawe ariko ibaze ndi mu maso yawe ndi kurwana na mama cyangwa turi gushwana mama we murwana mupfiki mushwana mupfiki yego nyine nicyo kibazo ubu warakuze rero ibintu njya kubiganira nawe ku ruhande uzi inshuro zose yajanga tukabiganira ubanza kuba imfubyi nabyo ni byiza ibaze ngiye ko nta muntu ngira mu oya uretse ibaze ko nta muntu ngira mu muryango wakubangamira nyine ako kantu kibaza ahubwo ikibazo ubu njye nyine ni umuryango ariko njye nta ruhare mbifitemo wowe gusa njye nkomeza kukubwira ko ibi bintu byose bizarangira tukabanaho mu mahoro sibyo kandi ubuse wari ukumbuye kwambara impeta ndabizi ko wari warayikuyemo warayijugunye ushobora kubizi neza hano twari turi kumwe njye nayambaraga njyewe ikintu nshako ni uko yaba njye yaba wowe duhagarara ku rugo rwacu abashaka guteza ibibazo bose tukabarwanya tutitaye ngo ninde mufitanye irihe sano kuko sinibaza ko ntabwo nibaza ko mama wawe nawe yakwifuza kubona umuhungu we ashatse umugore wa mbere akamukuraho wenda akamujyana ku wa kabiri yazakuzengurutsa kugeza ryari nimba waragize amahitamo yawe mama we niba amahitamo yawe nk'uko nawe utigeze uhakana amahitamo ye nese ubu ngubu reka nkubaze ubu ngubu ko yemeye Jack utagira n'akazi ubu werange aranziza iki none reka nkwereke we nidushyira hamwe nta kintu na kimwe kizatunanira kandi urugo ubu se ubu reka nkubaze ari umukozi wo mu rugo n'umunamba ubu basi upfa kwinjiza menshi n'indi atanavunitse cyane we rega ibyo byose ni ukuri kubyitaho gutya ariko ntawakuruta kandi ndabizi ko ibi byose dufatanyije tugiye kubinyuraho tukarurwana kandi ndabizi ko tuzatsinda ariko muzansuzugura kugeza ryari wifate ugire inama wera ngo nasubire kwa Lewis uzi ko nahamwirukanye ibintu byo kugusuzugura koko ubizanye wariyubashye abantu banga kukubaha koko ibyo nibyo uri kumbwira nariyubashye abantu banga kunyubaha none se mu gihe utiyubashye kugira ngo bakubahe gute ko umuntu yubaha umuntu yubashye unasubije wera kwa Lewis wera ni uruhinja namusubije mu rugo rutari rwe se none reka nkubwize ukuri ni njye wamugira inama nushaka kuvuga ngo naramugumuye nushaka kuvuga ngo namugize ne ni nanjye wamwisore hano bwa najye kubaka urugo rwe kuko hano siwe hano ni kwa Jack na Belinda uwera afite urugo rwe na Lewis erega ushobora kuba waramushyingiye musaza wawe waramurambiwe nawe ahubwo ubona nta kundi biri bugende uhitamo kumushyingira musaza wawe byo kumwikiza nawe hako wa mubyeyi ubundi usigaye urya ibiki cyangwa usigaye utweye tukagura umunyi ko nsigaye mbona yitwara mu buryo ntazi budasobanutse ngo iki nese usigaye nk'ubiki ni amatabi ubona asa n'umunywa umogi oya ibintu uvuga rwose n'imyitwarire yawe irakabije pe simbizi ahubwo ukeneye rihab nese uhumbwa ngo naramurambiwe ariko amagambo usigaye uvuga babanje kuyatekerezaho cyangwa wagira ngo basigaye barakurongoye no mu kanwa ngo mane sirayi none nyumviye mubyeyi ngo basi itekerezaho nawe kuri iryo jambo uvuze witekerezaho umbwire nk'icyubahiro nakubona oya amagambo ubwira mama wawe uba wumva wabanje kuyatekereza ni mama ubwira cyane muri umuna wawe nese ni njyewe ngiye ngusubiza ibyo umpaye
none se uzajya umbwire nabi ngusubize neza mubyeyi. reka nkubwire rero Belinda, birashoboka ko wa mugani mama wawe utamuzi neza, ubu ikigiye gukurikiraho nijye nawe ngiye kuguhagurukira. Birashoboka ko ibi byose uri kubyikora kugira ngo umbuzabuze ahari simenye igikurikira, ariko nijye nawe. Kose mama wambabare basi ukambwira ikintu cyagufasha, niba ari kujyana Indera umuntu akakujyanayo cyangwa n'ibindi bigo bifasha rwayo mu mutwe birahari pe. Ko njye nsigaye mbona neza bwarapayutse. Usigaye Urumva ubona nk'amagambo nk'umurwayi wo mu mutwe. none se ufite ikihe kibazo? Nje nibaza Ahubwo ibyo umbwira yaba wahindukira ukabyiyerekezaho, kuko ubu nibwo ndi gutekereza nkabona hari ibintu biri inyuma y'amagambo uri kumbwira. Umunsi namenye ibihari Belinda, umeze neza nta kibazo. nawe ntabwo nzagusiga hano. Umeze neza nyine nta kibazo. Njyewe nta kibazo mfite. None se Reka nkubwize ukuri, ndi muzima, wongereho ko ndi muzima, mfite ubuzima buzima, nta kibazo mfite na kimwe. Nta kibazo mfite na kimwe, ahubwo nshaka kumenya wowe ubwawe ibyo nkinga bituma Lewis umushyigikira cyane mu mafuti mba ndi kubona. kuba wandebye ese kuko nabyo ni ikibazo. aha nta kibazo kirimo, ikibazo ahubwo ni ukundeba cyane. Meze neza ariko cyane, meze neza noneho cyane. Ubu noneho meze neza cyane, ubu ni amahoro n'umudendezo. Imana icyubahiro rero. Amina. Nuko se ba Imana icyubahiro. Nyine amina ni ijambo rivuga ngo bibe bityo. Imana icyubahiro bibe bityo. Saragira mvuga ngo iki? Bada bari kwambaye neza noneho. Tandukanye n'ubushize. Nambaye neza. Tubitinda ariko kwambaye neza. Kure we babarira numbwire ko nawe wambaye neza. Nyine ndi kubyumva, merci. Yego. Ntago ushobora kunengo habigeza. Ubusubu nawe ukwambara biriya bintu umuntu nkawe uri civilize mukuru nkawe uburambwira ngo mini ni imyambarire mibi. Umuntu nkawe uba hanze koko si ikibazo, wari wambaye neza. Ariko nyine uko wambaye ubu bitandukanye n'uko wari wambaye ubushize. Yego, urabona ko noneho oya nuko nari mvuye umuntu uza mu cyumba cy'amasengesho. Cy'amasengesho? Sengera he? Sengera he? Yenda umurokore. Umurokore? Ndi umuproso nyine, ntabwo ndi umwadeperi. Utabona mfiteho imisatsi ngo wikange. Ese iriya myambarire ahubwo mwe barayemera mu idini ryanyu? Nari nzi ko buriya amadini nka gutyo batajya bapfa kubyemera. Ikibi ni uko wajyana mu rusengero kuyambara mu nzira, nta busa umuntu baba babonye, kandi icya mbere ni umutima w'umuntu, nta hantu biba bihuriye n'imyambarire. Saka hari abantu baba bambaye bikwije nk'uko mubivuga ariko umutima wabo badakeye. Icya mbere ni umutima w'umuntu. Buriya wenda abandi basore njye ntarimo, hari ukuntu wenda mura nko mu nzira bahindukira bagutera ijisho ukabutumye bacumura, kandi urumva bakoresheje icyaha. Akubwo ni abandi basore nyine. Turi kuganira kumeruka uwera wawe yambara nk'ibyo nk'uko ubyifuza. Yego. Buraba yarasamiye hehe inda y'umwana wa mbere da, wenda wa kabiri ngo yafashwe ku ngufu. Byaba werase kandi bije biti. Nyine ni urugero nguhaye, nyine icyo nshatse kukubwira, imyambarire nta n'ibihuriye n'umuco w'umuntu. Okay. Ikindi rero cyangenzaga, ariko reka nkubaze mama, muri Amerika wari uri bowadi cyane ku buryo nta bindi bintu wari ufite by'akazi wajyamo. Ufite ikihe kibazo gituma mbona ubuzima bwawe bwose ushaka kugira ngo noneho imyaka yawe ya nyuma uhita urangirizeho udutesha umutwe? Ikibazo gihari nkikubwire, nimwe mwampamagaye ngo nze kureba amafuti yanyu mwari muhishe. Ubu rero ngiye kuyareba neza nyasesengure. Nshobora kuba
ngiye kubona ibyo ntarinzi wa mugani. none se reka wenda tuganire da ushaka gusenyera Lewis ubu munsi wabuze umwana wawe nibwo uzumva unezerewe kurenza uko yashakana n'uwera shuwa ntabwo nzamubura. hanyuma si ibyo karagiye kwiyahura ntabyo uzi ko ugira nkaho utabizi uzi gukinisha ubuzima bw'abana bawe ubundi wumva turi biki ubu ni wowe twe turi injangwe ushaka kumbwira ko ari ugiye gukurikiraho se ndakubaza we nta kiyahuye nta nubwo aziyahura ahubwo mbwira niba ari ugiye gukurikiraho mbere turi imbeba ubuzima bwacu uswagira ngo turi impinja z'imyaka 2-5 ujye wemera ko dukuze umuntu wese afite nk'uko nta muntu ugeze guhagarara nta kibazo mama hari umuntu ugeze guhagarara hejuru ugiye kurana na papa hari umuntu aguhagaze hejuru ibyo mwabimbajije kenshi kandi cyane none se ko nta guhagaze hejuru ariko ndagira ngo mbabwire ngo waduha amahoro ibi bintu mba mbona bisa nk'ibifite ibintu byishemo by'amabanga ntazi mu misha ariko niyo nshaka kumenya amabanga niyo nshaka kugira ngo menye icyo ndacyemera nushaka wenda uvuga ati niyo ushaka kumenya pe bihuriye he no gusenyera Lewis niba hari ibyo ushaka kumenya wakwicaje abantu ukabaza ati nshaka kumenya ABCD bakabikubwira ariko gufata ejo batabimbwira yaba mwabimbwiraga rega gese ikibazo none se kumbwira nicaze bande ni mwibana banje wicaze na Lewis ubabaza ikibazo cyose wumva bafiteho ukibabaza ariko ibintu byo wakikubaza se ko ari wowe ahubwo nyirabayazana narongoye wera utamurongo ntiwamurongoye akagakaba wa mubyeyi bureka nkubwira ntiwabyaye ku bana kwabo wabigizemo uruhare yaje amusanga iwawe se ibyo se bihuriyeho abantu bahurengeye babinde bahwike iyo wifashe umubyeyi muzima ukagenda ugasora umugore utwite inda ingana kuri ukajugunya ahandi uba wumva ufite roho mutagatifu wagize ngo uri umubyeyi ariko banza mubona naraciye nk'amabere ahari arige mubyeyi ntabwo ari amabere gusa waciye nk'amabere n'inkura yica narinje kukubwira ko hari umunyamasengesho dusengana yigize kumpanurira ambwira ko hari umushuti wanjye ngo ufite urugo ngo ariko ngo ntibizagenda neza kubera ubuyobe yagiyemo. Umushuti wawe ntibizagenda neza gute ubwo? nyine ukuntu umuntu ahubuka akambara inkweto itariye. Se nta kuntu wabinsobanurira neza utagiye kunyura mu migani cyane ko ariko ni ibintu byumvikana sinzi impamvu utari kubyumva. Inkweto itariye ngaho bitazashoboka. hari ukuntu umuntu ashaka ahubutse bitewe na pressure cyangwa bitewe n'ibyiyumviro bye ariko usanga umuntu si uwa nyawe. Ahubwo ibyo bigahurira he nanjye ibyo umushuti wawe yakubwiye? yambwiye ko ari inshuti yanjye kandi umva nta wundi muntu w'inshuti yanjye nzi wakoze ubukwe ni wowe. n'igihe yabimbwiriye bwabereye numvisha abuza nawe. Kubwiye ko ari ngewe se urugo ngo bitazakunda? yambwiye inshuti yanjye. Shaka muze kureba neza mu nshuti zawe ko ngewe ubu ngubu urugo rumeze neza. ntabwo wenda ngiye kukubwira details zose uburyo yabisobanuriyemo nahise mbyumva nyine ariko ntabwo ari ngombwa kubitindaho. sinzi wenda wari ukoze ariko ngewe ubu ngubu ndajya mumenyesha ko urugo rumeze neza njye nawe wera tubanye neza wera haryohera uheruka hano wera adahari ariko ubu ngubu yaragarutse ubu rugo nta mahoro cyane urabona ko ibintu byose ari amahoro. ubwo rero wasanga ari undi wenda ari mu zindi nshuti zo kureba neza uzagenda nawe umugira inama kuko ni byiza ibintu nk'ibyo wagenda ukamwicaza ukabimubwiraho wenda bitazanga akavuga ngo ntiwamubwiye. oya buriya ntabwo ari byiza guhubuka kuko buri gihe kiba gihari. aba hari igihe kirekire cyane. sheri naje gutanga amakuru ya Ezekiel.